Yes, mu gihe bamwe mu banyarwanda biteguraga gutangira kwigira hanze y'amazu yabo, gutangira gukora ibyo bari basanzwe bakora, gutangira kwinjira mu mirimo yabo, leta y'u Rwanda yatangaje ibi bikurikira. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye ku wa gatanu tariki 17 Mata 2020 riragira riti none ku wa gatanu tariki 17 Mata 2020 inama y'abaminisitiri idasanzwe yongeye guterana bifashishije cyangwa se hifashishijwe ikoranabuhanga iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame igamije kwiga ku cyorezo cya COVID-19 ishimangira ishyirwa mu bikorwa by'ingamba zo gukomeza kukirwanya ngo kidakwirakwira mu Rwanda. Byinshi mu byagiye bigarukwaho, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashimiye abanyarwanda mu bufatanye nyine bagaragaje mu kurwanya iki cyorezo, abasaba gukomeza kwirinda cyangwa se gukurikiza amabwiriza. Ikindi, nyakubahwa Perezida yashimiye abafatanyabikorwa bose ku nkunga yabo, kandi ashimira ubufatanye bw'igihugu cyangwa se bw'ibihugu bya Afurika ndetse n'isi yose mu kurwanya icyorezo cya COVID-19. Inama y'abaminisitiri kandi yashimye ibikorwa bigamije kugabanya izahara ry'ubukungu rishobora guterwa n'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ingamba zo gukomeza gufasha abanyarwanda babuze amikoro kubera ingaruka z'iki cyorezo. Aho abantu benshi barimo kugenda bagarukaho nahagira hati mu rwego rwo gukomeza ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19, iyi lockdown, inama y'abaminisitiri yongereye igihe cyo gukurikiza izo ngamba kugeza ku itariki ya 30 Mata 2020. N'ibindi byinshi byagiye bivugwa muri iri tangazo, harimo nyine za ngamba n'ubundi nyine leta yatangaje, harimo gukaraba, kutava mu rugo, ujya gusura abantu nyine ukora ingendo zitateganijwe, insengero zo zirakomeza zifungwe, amashuri y'ibyiciro byose nyine arafunga, abakozi ba leta ndumva n'abikorera cyangwa se abakozi bose aba leta n'abikorera ngo bazakomeza gukorera mu ngo zabo bifashishije ikoranabuhanga. Ingendo nyine hagati y'imijyi n'uturere, ibyo byose murabizi ko iyi lockdown yabihagaritse, abantu nyine bagakangurirwa gukoresha ikoranabuhanga igihe cyose gishoboka, baba mu kwishyura, haba mu kwishyura no gukoresha serivisi za banki. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ryari iry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Ngayo nguko rero murumva ko iminsi nyine yongerewe. Ubu ngubu gahunda ni stay home cyangwa se stay at home nkuko wabivuga. Nge nitwa cyangwa se ndi Isaac Ishimwe. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajya bageraho atabanje gutinda mu nzira. Ciao.